Hello everyone, aho waba uherereye hose rero ubana natwe, reka twizere ko umeze neza cyane. Tubone no kukwifuriza no gukomeza kugubwa neza cyane, mbonera no kubaha ikaze kandi kugira ngo tubane mu makuru mbazaniye muri aka kanya. Muri aka kanya nkaba mbafitiye inkuru irimo kuvugwa mu karere ka Nyamasheke, ariko mbere yuko mbagezaho inkuru mbazaniye muri uyu mwanya, reka manze mbasaba akantu kandi nyamuneka mujye mutwemerera utu tuntu tubasaba mudukore, kuko ni ibintu bitoto, ni ibintu ukora kubw'ubushake, ni ibintu bidasaba ingufu, ni ibintu bidasaba ibishoro. Niba utari wakanda subscribe ihutire kuyikanda, hanyuma mwese ndabasabye kandi munyemere mwumve ko mbasabye, mujye mwibuka kudukandira kuri like, mujye mwibuka kudukandira kuri like rwose ndabibasabye kandi mubinyemerere. Reka twihute rero, bityo mbombahaye n'ikaze kandi kugira ngo tubane muri aya makuru. Twihute tujye mu karere ka Nyamasheke turebe inkuru ivuga ko imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri, izi modoka zijyana abagenzi mu buryo bwa rusange, yaje guhitana umumotari n'umudamu yari ahetse. uyu mudamu akaba yaragiye mu imenyerezamwuga mu karere ka Ngoma. My friend, biteye agahinda. Ni imodoka rero ya kwasiteri ijyana abagenzi mu buryo bwa rusange. Iyi modoka ikaba yari irimo kuva mu cyerekezo cya Kigali ijya hariya mu karere ka Rusizi. Iyi modoka rero yageze muri Nyamasheke ikora impanuka ikomeye cyane, igonga uwo mumotari wari uhetse umudamu wari ugiye mwimenyerezamwuga cyangwa se muri stage, ubwo reka tubivuge gutyo, mu karere ka Ngoma. Bose bahita bitaba Imana. Iyi modoka kandi ntago yishe abo ngabo gusa, kuko yahise irenga umuhanda ikurubana umugenzi wigenderaga n'amaguru. Yewe usibye n'ibyo, iyi modoka yaje kuba yakomerekeramo abantu 15 mu bari bari muri iyo modoka. Biteye agahinda, biteye umubabaro. Nuko inkuru ibitangaza rero, kadusome inkuru mu byumve. Imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri yari itwaye abagenzi bava Kigali berekeza Rusizi, yataye umuhanda igongana na moto, maze umumotari n'uwo yari ahetse bahasiga ubuzima. Impanuka yabaye mu masaa moya zishyira saa 2 z'umugoroba, ni ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 26 Mata mu isantere ya Mugonero. Yes, impanuka yabereye mu isantere ya Mugonero iherereye mu murenge wa Mahembe mu karere ka Nyamasheke. Bamwe mu babonye impanuka rero bavuga ko imodoka yavaga i Kigali yavuye mu muhanda wahita umuhanda igonga moto, igonga umumotari wari uri mu cyerekezo cye, wari no mu mukono we. Ikaba yari ihetse umudamu wari ugiye mu imenyerezamwuga mu karere ka Ngoma. Ahishakiye Faustin wabashe kuba yabona iby'impanuka yavuze ko mu masaa moya iyi kwasiteri yavaga Kigali rwo yageze hariya, hanyuma ita umuhanda igongana n'uwo mumotari wari urimo kwigendera mu mukono we, hanyuma umumotari n'uwo mudamu yari ahetse bahita bahasiga ubuzima ako kanya. Umuvugizi wa polisi rero, umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SCP Emmanuel Kayigi yemeje aya makuru, avuga ko yahitanye babiri, ariko hari icyo yasaba abashoferi. CP Kayigi yakomeje asaba abantu bakoresha umuhanda bose, cyane cyane abashoferi, ko tazajya batwarira ku jisho, kuko yagaragaje yuko iyo bigeze mu masaha y'umugoroba gutyo usanga abashoferi batwarira ku jisho, bakavuga bati nta mupolisi turongera kubona, kamera ntago yadufata, ibiki byose nta cyaduhana, reka dutware uko twishakiye. Bityo asaba abashoferi kujya batwara bazi neza yuko bajyanye ubuzima bw'abantu benshi, aho kugira ngo batwariye ku jisho, ahubwo batware bumva ko bagomba kugera aho bagiye amahoro, ndetse n'abo batwaye bagomba kubagezayo amahoro, aho kugira ngo bagende bavuga ngo nta kamera iranyandikira, nta mupolisi uranyandikira. Aho bigeze rero, reka ngende ku muvuduko nishakiye. Aba 15 bakomeretse rero, nk'uko CP Kayigi yabitangaje, yavuze ko bahise bajyanwa ku bitaro kugira ngo bitabweho n'abaganga. Ntago yagaragaje niba harimo abakomeretse ku rwego rwo hejuru, ariko yagaragaje ko hakomeretse 15, ndetse yongeraho ko batakomeretse cyane, bakomeretse mu buryo bworoheje. Ariko noneho ugarutse inyuma ukareba uburyo imodoka yabaye, ifoto twayiberetse mwayibonye, uburyo imodoka yataye umuhanda ikarenga umuhanda. Impanuka rwose ndabona
zikomeje kubica bigacika, ni amahirwe kuba abo barakomeretse byoroheje ku buryo nta bakomeretse ku rwego ruri hejuru. Tunabasabire ku Mana niba bakiri mu bitaro, Imana ibabe hafi, ibasubize ubuzima buzima, babe bazima bakire basubire mu ngo. Birumvikana ko urugendo rwo rwahise ruhagarara, aho bari bagiye ntabwo byari gukomeza. Ni impanuka rero rwose yabaye, urumva ni mu masaha saa mbiri, saa moya zishyira saa mbiri, ubwo umuntu yavuga ko ari saa mbiri, umuntu yavuga ko ari nijoro, twababwiye ko ari ku cyumweru. Ariko CP Kaigi avuga ku cyateye impanuka yavuze yuko hari byinshi bishobora kuba byaratumye impanuka iba, harimo kuba ari mu ikorosi, hakaba no kuba ari ahantu hateye uburyo hateye ubwaho, hateye ukuntu utagize amakenga ngo utware wumva ko ugomba kugira amakenga mu muhanda, ashobora kuba nawe wahakora impanuka. Turabibona ni mu ikorosi kabisa, ni mu ikorosi. Umumotari tumwifuriza iruhuko ridashira rero, umudamu wari ugiye mwimenyereza mwuga mu karere ka Ngoma nawe tumwifurize iruhuko ridashira. Hanyuma abo ngabo bandi bakomunitse nabo tubasabire ku Mana, Imana ibashyire mu biganza byayo, barambure ikiganza cyayo, bakire basubire mu rugo amahoro ari bazima. Hanyuma ubutumwa bwo tugomba gufata mu nkuru nk'iyi ni ubutumwa bwinshi, nyamuneka ntitukajye twumva inkuru nk'iyi ngo twumve ko ari inkuru ivuzwe birangire, ahubwo tujye tugerageza kugira ubutumwa dusigarana. Niba wowe mushoferi tubanye muri aya makuru, umva yuko igihe uri mu ikorosi ugomba kwitonda, ukagabanya umuvuduko, ukagenda ufite amakenga yuko ushobora guhuriramo n'ikindi kinyabiziga, ko nk'uko CP Kaigi yabitangaje, abashoferi ngo hari igihe birara, yatangaje ko hari igihe birara ntibamenye yuko umuhanda barimo ukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi, bagatwara uko biboneye. Noneho byagera muri aya masaha y'umugoroba bakavuga bati kamera ntiyanyandikira, abapolisi ubu bagiye, reka mfatireho. Ariko kwa gufatiraho urimo gushyira ubuzima bwawe mu kaga, urimo gushyira ubuzima bwawe uhetse mu kaga, cyangwa se abo ujyanye ubuzima bwawe ujyanyemo kubushyira mu kaga. Yewe niba nta nawe ujyanye ahantu runaka, ibyo uhetse mu modoka yawe urimo kubishyira mu kaga, kuko wabyumvishe neza. Uyu mumotari wagonzwe nta kosa yari arimo, yari ari mu mukono we yigiye yigendera bisanzwe, ariko imodoka ibitaye umuhanda kubwo kuba wenda ishobora kuba yarakoresha umuvuduko mwinshi, iragenda ibigonze uwo mumotari. Uwo mama wari ugiye muri stage cyangwa se imenyereza mwuga mu karere ka Ngoma nawe ababigendeyemo gutyo. Ngayo nguko rero, uwitabye Imana iruhuko ridashira, wakomunitse Imana imurambure ibiganza by'akire. Namwe kandi tubashimire kuba muba mwagiye mubana natwe muri aya makuru, tubabwira ko turaza gusubira mu yandi makuru. Mukora ibisabwa tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane rero, ngewe nkomeje kuba umuhungu wanyu Mr. Habu Big Boy Bimani DJ. Naho mu kanya mu yandi makuru n'ibindi biganiro ndagenda mbategurira.